icya kabiri ntihandi nakubwiraga kuba uwo bamushakiye bwa mbere ngo baranamukoye yaramwanze urwo kwa Esther rwari cy'umurimo uwa kabiri aramwanga avuga ati uwo bari kumwe ubu ni uwa gatatu ubwo muri make Alphonse ni nk'abagore bane yabagize nubwo wenda babandi yagiye yanga tutazi niba barabanye nawe ariko ari kuwa kane uwo yishakiye Esther babiri iwabo bamushakiye akabanga nuwo yagezaho akemera uko gufata imitsina gutinda nuko yaragifite Esther mutima icya kabiri Alphonse yabwiye Esther umugambi utari mwiza ababyeyi be bari bafitiye urugo rwe ni igikomere gikomeye kugira ngo abantu babe bamaje kwangaja imitima yabo ku kintu runaka abandi batari bubwabo bakagisenya buriya ntakubeshye so hanyuma rero isomo rikomeye impamvu ibi bintu nabyegereje umutima nuko abantu bino bintu babyumve amuversore mvuze ibintu biremereye samuhawu hari abantu ndabizi batari bubyemere nkanjye yes bakunzi ba KOP tuba dutangiye ikiganiro n'akanyamuneza turabasuje kandi tubahaye ikaze mwari waramutse neza umeze ute turaho urugendo rwawe rw'Musanze rwari rumeze gute Musanze urugendo nagiyemo Musanze rwari nk'ibanga ukuntu ntabwo nari ngiye mu kazi ko mutera nari ngiye gusura umuntu natumwe ubwo rero ntabwo ndahabwa uburenganzira bwo gutangaza ibyo nabonye ariko navuga umuhanda muri rusange umuhanda wawe bya bintu ugenda ukunda kumbwira navuye kubera ikiganiro nagiranye n'umuntu mva y'umutwe uri kundya ngeze Buranga nsa n'uwinjira mu gahanda gashyashya bakoze gaturuka kuri Baseka kazenguruka bya bisozi by'inyuma byakabuye kagahinguka Buranga nkinjiramo nk'iminota 15 ngenda ndeba udusozi twiza ahantu hari akayaga keza rwose ho kuruhuka umva ya mitsi iraregutse tugira n'amahirwe ariko twageze mu nzira tugira imvura nyinshi ku buryo umuhanda utawubona parika ku ruhande ntago twaparitse twagenze gakeya harimo imodoka nkeya tugira na mutaje ya Nyabugogo twageze nka 3 ariko sava muri make utwo dusozi nitwo nabonye turaryoshye cyane kandi hari abaturage beza batanga amakuru ndavuga ni igice cya mu murenge wa Kivuruga ariko mu kaboko ugenda ujya Musanze ni mu kaboko k'iburyo donc buri abantu nago bahita bakabona gahanda kinjira Buranga hejuru uyirangije kwizamuka mbere yo kumanuka iburyo hari agahanda gahita gakata kajya mu murenge wa Kamubuga muri Gakenke kagahinguka inyuma kuri Basenyine ako gahanda rero niko twagiyemo kugira ngo turuhuke ni nkaho twabaye duhagaritse urugendo dukatamo tuganiriza abaturage hanyuma rero byo nari nagiyemo Musanze ni nk'amahano ubu ndanga kubivuga ko hari ikindi kiganiro kitarajyaho cyo nakoze kimwe nakoreye kuri SKFM cy'umukecuru uburana n'umusaza bamaranye imyaka irenga 40 bifite aho bihuriye oya birasa nta sano bifitanye ariko ibirimo ndani amahana arimo arasa iyo wumvise umuntu uburana n'umukecuru bamaranye iyo myaka ukumva umuntu ufunzwe kubera afungishijwe na murumuna we yose ni amahano byose ni amahano ni ibintu bitakabaye biba mu muryango nyarwanda mu muryango twifuza ariko nzageraho mbivuge detaye kuko uwo muntu afunzwe harimo akagambane ka murumuna we ak'umugore we nuko ariko nzabanza mbaze abo twari turi kumwe mu gikorwa uburyo nabitangaza ariko ntanabonye n'umwanya uwo muntu afite urundi rubanza rwo nzarujyamo noneho mvuge nisanzuye n'ibindi so ejo rero abantu bambabarire ko naraye ngize ikibazo cyo ku ikiganiro nateguye ntago ejo nabonye umwanya wo kugikora kubera tayikuni twatindanye ejo wari umunsi wo kurwanya umubyibuho ukabije umubyibuho ukabije bivugwa ko hari ibihugu abantu umwe muri 6 aba bafite umubyibuho ukabije
hari n'ibyo umwe muri batatu muri batandatu bafite umubyibuho ukabije. So cyo kora tugira amahirwe muri Afurika kuko tukirya ibintu biri naturel. Mu bihugu byateye imbere abakene nibo babyibuha cyane kuko barya bya bindi byahinduwe by'ibivaruganda. Aragenda ubwera ubushobozi bukeya, ntahaha ntateka, akagenda akagura igikoko kabagitamiye. Abo rero nibo bagira umubyibuho ukabije. Ejo wari umunsi wabyo, nagomba kubivuga, uwo bita World Obesity Day. Ni ibintu tugomba kubwira abantu, nubwo cyagiye navuga ngo Sabe atwigishe kwirinda indwara, ariko natwe tubizi twamufasha akazibwiriza abonye akanya. Urumva nk'uyu munsi ejo nawumvanye Dashimu, ariko Minisante ntabwo yabitubwiye. So ubwo rero nyine mu rwego rwo kubafasha reka mbibavugire, ariko nabo kubera ko ari abatekinisiye bakabivuze birenze ngewe, kumva ngewe ndashyiramo uko mbyumva. Wowe nuko byumva, ariko bo n'abatekinisiye bafite uko babizi. Bo bakabaye biri no mu nshingano zabo. Muri ya gahunda yo kuvuga ngo aho kugira tuzamure mituweli abaturage baboroge, twashizeho amafaranga, twashatse amafaranga tukayashyira muri prevention, mu gukumira indwara cyane, kandi byashoboka cyane. Bakabishyiramo imbaraga, bagatanga amafaranga ku maradiyo, ku mateleviziyo, ku macanozi, tukabyigisha, bakatuzanira abatekinisiye tukabyigisha, abantu bakagenda, kuko n'umubyibuho ukabije bwawo uhitana abantu cyane. Obesite haraho iba mortelle. Urumva rero reka tubafashe, nabo ni abavandimwe kandi bari mu kazi k'abanyarwanda, natwe turi abanyarwanda. Ubundi muri iyi gahunda yo kurwanya umubyibuho, buri muntu yakabaye afite uko yipima we, akamenya niba umubyibuho afite ukabije cyangwa udakabije, n'umunanuko. Muretse ndaje nawe nkusome. Good. Ubundi kugira ngo hari igipimo bita cyo kumenya niba ubyibushye cyangwa utabyibushye, bakita BMI. Bayita body mass index. Iryo jambo narimenye 2015 turi mu itorero Inkumba, kuko baradupimye. Body mass index rero buri wese ashobora kuyipimira mu buryo buri archaïque, kimeza. Ubundi kimeza bavuga ntabwo ari science, bavuga ko ibiro ufite bitagomba kurenga santimetero ufite zirenga kuri metero. Wacyumvize? Nsubiriremo. Muri gakondo kimeza, kugira ngo ibintu byumvikane neza bitagiyemo imibare myinshi. Yego. Ufata ibiro ufite ntibigomba kurenga santimetero ufite zirenga kuri metero. Dukoreshe n'imibare noneho sasa. Yego nyine, ingero ntabwo ari imibare ndaza kuyijyamo nyuma. Ingero. Niba ufite metero 1.80, ntabwo ugomba kurenza ibiro 80. Yego. Ntabwo ari ihame, nakubwiye ko ari kimeza. Abaganga ababyize baraza kwerekana ubundi buryo, ariko hari n'ubundi buri scientifique. Nukuvuga ngo uwa metero 1.70 ni ibiro 70. Uwa metero 2 we yemereye ibiro 100. Ariko nubona umuntu wa metero 1.60 afite ibiro 100, cyo ni ikibazo. Uwa metero 1.50 afite ibiro 80 ni ikibazo. Oya wibihakanyaho, kuko nabwo ngo ni kimeza, ni gakondo. Urumva ashobora gukoresha iryo hame bivuga ngo niba afite metero 1.60 ni ibiro 60. Iyo ni imwe niyo kimeza nkunda, niyo abantu benshi bakunda kuvuga kugira ngo batavuna abantu mu mutwe. Yego. Noneho ikomeye nakwita yaba ari scientifique, niyo kuba ufata tuvuge mu Gifaransa nibwo bivugika neza, ariko ndaza mu Kinyarwanda cyabyo kiragoye. Niba uburebure bwawe tubwite ta, sibyo? Ibiro byawe tubyite pa. Urabyumva? Noneho BMI ingana BMI body mass index ingana na poids sur taille exposant 2. Good. Mu Kinyarwanda reka mbyite gutyo, kugira ngo body mass index, igipimo cy'umubyibuho wawe kingana n'ibiro kugabanya taille, ubwikwe kabiri bwa taille. Kubyumva? Igipimo cyawe kibiro kingana igipimo cy'umubyibuho
kingana n'ibiro byawe yego ubigabanyije ubwikuwe kabiri bwataye. Urugero BMI y'umuntu ufite ufite taye ye ni metero 1.90, sibyo? Ibiro bye ni ibiro bye tuvuge ko ari 65, sibyo? Ubwo BMI igipimo cy'umubyibuho cye turafata ibiro 65 tubigabanye 1.9 gukuba 1.9 nibwo bwikuwe kabiri. Shyira muri calculatrice 1.9 gukuba 1.9 19 gukuba 19 kanyirebe iravuga 19 gukuba 19 kuba 19 kangahe 361. ubwo ni 3 n'ibice bitandatu kuba kunyuma ari inyuma y'akitso kuko yari 1 n'ibice 9 ubwo ni 3 n'ibice bitandatu. Yego Ku biro 65 fata ibiro 65 ugabanye 3 n'ibice bitandatu 65 gira 650 kugabanya 336 336 oya 360 warumbwiye no 650 kugabanya 36 650 kugabanya 36 kugabanya 36 18 18. 18. Okay, scientifiquement ibi biri muri range nzima. Tugende noneho reka turebe amakategori. Umuntu iyo BMI ubwo BMI y'uyu muntu ni 18, wabyumvise? Noneho rero iyo BMI yawe ari 10 ari 10 urananutse byo gupfa. Wabyumva? Yego. Iyo BMI yawe ari hagati y'10 na 18 uraringaniye ariko urananutse. Iyo BMI yawe ari 18 hagati ya 18 na 25 aho ni good standard. Urabyumva? Iyo BMI yawe ari 25 hagati ya 25 na 30 urabyibushye ariko byakwihanganirwa. Noneho rero iyo birenze 30 kugera kuri 40 grave, ntabyo kwihanganirwa bihari, birarenze uri umurwayi ariko ntibyakwica. Iyo birenze 40 rero ntuva aho uri ubazisha moruge, utangira kubaza ko moruge isanduku korbiyari nimva byose utangira kubaza amakuru yabo. Ufite BMI ya 40 gusubiza hejuru ntabyo kuvuga ngo munshakira agatebe nzajya nicaramo kuse nyine kamara igihe kingana iki wanakavuna. Ntabwo ari agatebe nuko ukubakira igisima nicyo utavuna. So ejo wari umunsi wabyo ni ngombwa ko tubigarukaho tuba twigisha muri rusange. Nuvuga ngo abantu nibura gatufate ko abantu bari normal ari hagati ya 18 na 30 ariko iyo byarenze 25 n'ubundi ari ikibazo. Yego. So rero urumva ushaka uhere kuri njyewe sibyo kugira ngo ujya gutera uburezi arabwibanza njyewe mfite ntago mperuka kwipimisha ariko mfite ibiro 80 sibyo. Kandi mfite metero 1.70 gira 17 gukuba kabiri 17 gukuba 17 kuba 17 ni kangahe? 289. Ubwo ni kabiri n'ibice 9 barakwa ari gatatu. Fata 80 ugabanye gatatu. Fate 80 ngabanye gatatu ndanibonera 26. Na urumva nanjye ndimo ndarenga. Uwo ni nge. Kandi ibi biro 80 nimba narabirengeje ushobora gusanga bivamo nka 27. So bivuze ngo ndi mu babyibushye ariko ntago ndi mu bafite umubyibuho ukabije kuko ntago ndarenza 30. Ako rero karagaciyemo ejo wari umunsi wabyo. Ibihugu byinshi birugarijwe mwanzuro muri bya prevention tuba tuvuga ibi bikemurwa no gukora ka siporo, kugabanya amavuta, kurya imboga n'imbuto, kunywa amazi, ugaprevena nyine ukagira ibyo ukagabanya ibinyampeke. Abyumva? Urumva rero ukagabanya inzoga ko nazo zibamo ntuza nazo zirabyibushya. So abantu rero bakagombye kugira buri wese rero iyo ntuza
tubyitera teoreme se, iyo formule yo gupima BMI yawe, ubwo hari dufasha amasomo abiri, gupima uko wamenya uko wipima BMI, sibyo? Hanyuma wamara kumenya BMI yawe nabwo ugafata ingamba. Usanze urenga 25 tangira ufate feri. Usanze uri munsi ya 18 nanone ongera ibiporezo. Ariko niba uri muri za 30 kibazo urumva ko ngewe umuhanzi ari 20 nka 27 kuko ibiro 80 nshobora kuba mbirengejeho dukeya, ariko si nka kera kuko nigeze kugira 96. Kawe gabanya ibiporezo. Urumva icyo gihe mfite 96 kari kiri urebe 96 kugabanya gatatu. Okay, 96 kugabanya gatatu. 32. Ibyo nigeze kubigira. Nigeze kujya nuko nari nkiri mutoya ndi muri za 32. Noneho naragabanyije ndamanuka ngera muri za 78 birongera birazamuka, ariko nibura urumva ko havuyeho nka 15. So ni ngombwa rero ko ibintu nk'ibyo tubivugaho. Reka nongere ntanga kandi gasomo gato mbere uko tujya ubundi ingingo nyamukuru y'uno munsi n'urushako, ni imishakanire y'abantu badahuje imyemerere. Wibyoroshya ubwo biroroshye, bafite icyo badahuriyeho. Waba ukagize gato, bafite aho badahuriye. So societe isa naho ibicira urubanza, turaza gutanga ingero, ariko normal bifite inyungu kurusha ibihombo. Nubwo imyumvire abantu bagomba guhindura imyumvire, nicyo turaza kwigisha. Abadahuje idini, abadahuje ubwoko, abadahuje inkomoko, abadahuje akarere, abadahuje donc urabyumva, nibyo turaza kureba. Kuko turareba inyungu biologique, inyungu sociale, inyungu culturelle, inyungu byose turaza kubireba. Ariko mbere yo kutubigeraho hari akandi gasomo gato nshaka gutanga ku buzima bw'ikinyoma. Ejo Tayikuni yarakambajije, sinabasha kukamusubiza ko narakibagiwe, ambwira ngo kuvuga ukuri ngo kugira gute. Ndaza kubihuza n'ikiganiro nzabaha nko kuwa mbere mu minsi ya vuba. Nabonye inkuru ya Traoré ya Compaoré uriya wari perezida wa Burkina Faso. Hari igitabo cyasohotse bazanamo page nk'eshatu ze za témoignage ye, avuga ko ararashikagurika kubera ko ari wishe Sankara. Kandi Thomas Sankara ajya ku butegetsi muri Burkina Faso yafatanyije na ba Compaoré. Aranavuga ngo umwe muri mwe harimo abitwaga Balingani, ngira ngo Blaise Compaoré, ubundi nabikwaga bose amazina ariko ntabwo nyibuka. Avuga ati umwe muri aba antatiye cyangwa nyishe cyangwa agize angambaniye ibisanzwe. Atangira avuga ngo Sankara m'appelle son frère, umuntu wakwise umuvandimwe bikarangira umwishe, mu masaziro birakugaruka. Nibwo bwa buzima bw'ikinyoma tuba twanga. Ubuzima bw'ikinyoma ejo Dashima yaduhaye urugero. Umuntu yari umucuruzi w'ibikomoka ku matungo, inyama, inkoko, inkwavu, ibintu nk'ibyo. Noneho umukiriya aza gushaka inkoko y'ibiro 2. Hanyuma asanga muri frigo hari hasigayemo inkoko imwe y'ikiro n'inusu. Urabyumva? Hanyuma umucuruzi arayipima asanga ni ikiro n'inusu. Umudamu aramubwira ati nyamara atari ko nashakaga ibiro 2. Ate yayindi ikiro kimwe n'inusu ayisubiza muri frigo. Umukiriya sinzi ukuntu yarangaye ajya kuri telefone. Umugabo umucuruzi nawe ashobora kuba ari umugabo cyangwa ari umugore, umucuruzi nawe yaribuzabuza ajya muri frigo muri freezer bayita frigerateur hari congelateur. Ajya muri congelateur yigaraguza ubusa ari ya nkoko imwe ari kugaragura. Kumbe afata ibuye ry'amagarama 500 aricengeza mu kameme ka ya nkoko. Abaragize yakoraga nk'uri gushakishamo y'ibiro 2, kumbe nimwe ari kugaragura. Ayishyiramo ryabuye ashyira ku munzane ibiro 2. Umukiriya ati okay, ni sawa. Ati we ni sawa. Arangije aramubwira ati ariko
ejo mfite abashyitsi Mm. wazitwara zombi Eh. nkatwara ibiro 3 n'igice ati niyo kimwe n'inusu yizane Yinzanire. ndashimira uko akora ikiganiro adaseka ariko namubwiye ngo ajye abicishamo yavuze ati kuva uwo munsi na n'ubu wa mucuruzi aracyunamye muri konjerateri ari gushakamo inkoko y'ikiro n'inusu. none niyo 500 ntayo afite yari imwe. Urabyumva? Urumva ko ubuzima bw'ikinyoma isaha n'isaha buragutamaza. Oya buranagutamaza utabizi. Ushobora kubeshya ikintu runaka imyaka 3 5 ejo bundi ukazahura na epreve ituma cya kintu kigukubita. Sibyo? Yego. Kigukubita. Ukavuga uti iwacu ni Nyagatare. Sibyo? Ukabaho gutya wigize umuntu wa Nyagatare, batese uwuhe murenge wa Rwempasha. Ejo bundi ukazahura akakubaza ati harya hahandi umuhanda ujya Kagitumba usigane utandukanira n'ujya Nyagatare mu mujyi hitwa ngo iki? Ukumva kubwiye wenda ati Mimuri. Kandi nubwo ntagenda cyane manza hashobora wenda kuba ariho bitaryabega ngira ngo aho maburo y'imihanda simbizi. Ariko no kuvuga ngo umuntu akabaho kwako wavuga ukabeshya ikintu wize n'urugero. Ariko baze yacyo ikigenzi muri byo ukakibura isaha n'isa ugahura nacyo. None uvuga ngo ubuzima bwo kubaho ubuzima bw'ukuri bitanga amahoro. Ndashima byigisha navuga ati wabona abantu bagutamaza bakubeshyeye ariko bagutamaje mu kuri ubusebye. Nk'uyu mucuruzi nanuba aracyunamye muri konjerateri. Aracyashaka inkoko. Yabuze ubwavamo. Kandi gaze kandi birabyuma byo muri konjerateri ntibishobora kuza. Niyo byamara imyaka 100 ntibizavamo inkoko yizanye. Heshwe. Ubwo yaterekamo niyo ngiyo ntiyabyarindi. Kandi ubwo wamukiriya arimo aribaza ati se igiye he? Barabyumva? Cyangwa se nayo akayimusubiza ati nkurikije abashyitsi mfite rero bazarya ibiro 3 n'inusu none ntago najyana 2 gusa niyisubirane naryabuye ryawe. Urumva? So rero abantu benshi tugeze kugira aga periode kubeshya biba ubustari. Sibyo? Yego. Ariko ntabwo wabyiriranwa ariko ntiwabirarana. Byanze bikunze araho bigera pa. Urumva? Ubuzima bw'ikinyoma rero isaha n'isa baragutamaza. Urumva na kompa n'ubuhemu buragutamaza nibyo kompa wera ari kurogereta mu myaka ye. Afite amafaranga, afite ubutegetsi yarabubonye, yabaye ku butegetsi imyaka myinshi itari munsi ya 20. Cyonzi cyo yarengeje 15 no ya 20 irimo. Kuko ngira ngo Compaore Sankara yagiyeho turi muri twiga primaire. Compaore ashobora kwara mukuyeho tugeze nka secondaire. Kandi avuyeho ejo bundi ngana naranacuze. Urumva ko yatinzeho ariko biracyamugaruka. Aribaza icyo yahoye Sankara. Niba ari ubutegetsi yashakaga yashobora kumufunga akazafungurwa akagira gute. Nzakabasomera nakemprimye mwumve kugira ngo abantu bumve. Yego. Urumva kuba warabaye president imyaka 20 ukaba uri mu buhungiro unarogereta uko wabugiyeho. Yego. Kandi iyo yitonda Sankara ashobora kuyobora imyaka 10 indi 10 akayimuha. Abantu rero benshi nuko babaho ejo ukazasanga umuntu aragenda yivugisha cyangwa ugasanga ntashaka kugera mu bantu kubera ko bazi ibye byaramaze kumenyekana. Ntabwo ari byo rero. Ubundi ni byiza ko umuntu abaho mu buzima bw'ukuri uko bishoboka kose. Kuko iyo menyere no kubeshya n'igihe ubeshya n'ikitari ngombwa. Kandi societe ikeneye n'abantu kameme. Cyangwa none ukabeshya kimwe ejo ukakibagirwa ko wakimubeshya ukamubwira ikindi ugasanga winyuzemo. Cyane rwose. Yego. Premium Construction Group. Asante. N'abantu beza cyane aba engineer babahanga cyane mu bijyanye
n'ubwubatsi, n'imicungire y'ubutaka. yego, no gukora amadizayini y'inzu n'imicungire y'ubutaka, ibyo byose barabigufasha. Ariko noneho wibereye nko mu mahanga ushaka nko kubaka inzu yawe hano mu Rwanda cyangwa hehe, urabagana ukabaha amafaranga, inzu yawe bakayiguhereza yuzuye, imeze neza cyane. Ni abahanga rero, baracyari batoya, ni abajene rwose, ariko b'abanyamwuga, b'abaprofesiyoneri bazi icyo bakora. Bakorera hano i Remera, bafite n'ishami i Rusizi, premium rwose. Ntacyo ngewe kuri telefone bakorera igihugu cyose, iyo bashatse barakwitaba rwose, no ku isi hose ahubwo banza bahakorera. Bahamagare kuri 0784 42 cyangwa 078559 80 bakorera hano i Remera munsi ya Rebu gatoya mu marembo, ku Munara uhari, hari inzu urenze Nesa, yego, hari inzu ihari y'umweru, niho bakorera, n'ugana Nyagatovu, ariko ni hafi ku muhanda, yego. Hanyuma uyu munsi ni kwa kangahe? Kwa kane. Haba iki? Haba ni nka aperitif ya weekend. Kwa kane bara aperitif ya weekend. Yego, kwa Musonera rero ibintu biba ari neza cyane. Ni barabara kabisa. Abari barabara kwa Musonera, ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Bafite igikoni cyiza, kiba kirimo agakoko gapfuriweho, yego, agahene kabagiweho, yego, agafi karobeweho, agatoki gatemeweho, mbese ibintu byose biba bikiri fre rwose kabisa. Urahazi wagira ngo ni utaramira cyangwa ni utamirira. Niho ntamirira. Yes. Iyo naricatiye nanjye. Ibyumba bifite urubaraza, bifite salo, amasare meza, biyari, screen nziza, yego, jardin. Rero ni ahantu heza cyane, ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Mubakeneye isope gitangira kuwa kane kugeza ku cyumweru, ariko harimo aperitif kuwa kane y'abantu bakiva mu kazi bananiwe. Hanyuma gatanu lunch ni kuwa gatanu, dîner ni kuwa gatandatu, noneho deseri ku cyumweru, tugira ngo abantu tubashyire mu du y'akazi kuwa mbere. Urumva ko ni ibintu byiza cyane, yabiteguye neza. Uriya mu papa ni Musonera, ni umunyamakuru, yego, ni umunyamakuru wacu, yego. Tumuhamagare kuri 078 5408040. Yego, tujye kuri ya ngingo rero. Ngo abantu ngo bashaka badahuje, bafite ibyo badahuje. Ngiye ngo ndi gushaka kubyoroshya, niko wakagize gato, ngo nari nkagize gato, kandi ari ikintu ko twikomye amadini, kandi ari ikintu kinini. Hari ubuhamya nari ndi kureba ejo bundi bw'umudamu yari ari gutanga hano mu Gatenga, avuga uburyo yakundanye n'umusore ariko badahuje. Umwe ni Umunyarwanda wavukiye mu Kiyovu, undi ni Umunyamurenge, yego, wavukiye Kongo mu misozi miremire, yego. Ariko umusore yakundaga umukobwa, ariko ab'iwabo w'umusore badakunda umukobwa, bati ibyo ni ibiki nyabo. Umusore yaje kugenda aramusiga, kandi amusigira n'urubyaro. Yigira iwabo, asanga bamushakira uwa mbere biranga, uwa kabiri biranga, uwa gatatu biranga, uwa kane we biza gukunda. Oya ni uwa gatatu niwe byakunda, babiri byaranze. Urumva yaragifitemo ka kantu, reka tuyitature. Mbere yaho iyi ngingo nyizanye kubera ko hari abantu babikomerekeramo, kandi na sosiyete ikabihomberamo. Yego, turerekana inyungu zabyo, ariko n'ingaruka zo kutabyemera. Ubwo hari hashize igihe hari umusiramu wavugaga ngo abakobwa bacu ngo bari kurongorwa n'abakristo. Hari abana bagiye bakomerekera mu kurambagiza, uwo mu idini runaka akarambagiza agakunda no mu rindi, byagera kuri finali either urusengero idini rikabyanga cyangwa ababyeyi bakabyanga. Ni igikomere gikomeye kugira ngo abantu babe bamaje kwangaja imitima yabo ku kintu runaka, abandi batari bo ubwabo bakagisenya, basigara bakomeretse bombi. Cyangwa se hakabamo danje, hakabamo kwishingira. Uyu mudamu Esteri, uyu muvuga butumwa Esteri, we abyita, yavuze ngo mu Kinyamurenge babyita kubomboka, ni ugukocora. Nuvuga ngo kubera ko imiryango yapinze ubukwe, cyangwa amadini yanyu yabipinze, mugakora
ibitaryoshye ibitanezereye mukishingira amakimbirane mu miryango akaba aratangiye kubera iki abantu bitambitse mu bintu agashinga katangiye ari ak'abantu babiri barakaguye bakabwiye imiryango kuko ari umuco none imiryango irakanze. Ibyo rero ni ibintu bikomeretsa urubyiruko benshi mfite ubuhamya bwinshi bw'abantu bagiye bakomerekera aho ngaho cyangwa imiryango itakibana itagisurana ababyara ntibaramukanye kubera ko wenda nyirasenge yashatse ise adashaka cyangwa se nyina wabo yashatse musaza nyirarume atabishaka. Ni ibikomere cyane kandi hano biruzuye cyane. Wenda mpereye ubundi ejo nkimara kubyumva iby'uwo musilamu ngiye navuze nti n'ubwa mbere numvisha umuntu udashimishwa n'uko umukobwa we yashingiwe utitaye ngo yashingiwe he. N'ubwa mbere nakumva umuntu utishimira ko amarembo ye agana inkwano keretse yishingiye bamusabye baramukwa aho yaba agiye hose uko azabaho afite uko yabipimye kuko ari mukuru akavuga ati uyu muntu muri viziyo twajyana tukagira gutya tukabyarana abana bese tugatera imbere muri ubu buryo. Kubyitambika ni amahano bya Esteri. Iriya community y'umugabo we ni community isa naho yikunda ikundana yirinda idashaka kwinjirirwa. Ubaze pourcentage z'abantu bo muri iriya community y'abanyamurenge bashakanye n'abatari bo bikubiye gato cyane ntabwo wabona na kabiri kwishwe kuko ibyo bintu barabyitwararitse. Ariko bituruka kuki ngira ngo nka psychologie de masse n'abantu bashobora ukuntu badevelopye gukundana kwabo hagati yabo wacu we urumva bishobora kuba bifitanye isano n'ubuzima community zabo zagiye zibamo wenda zidakunzwe n'abo zegeranye bagakura gutyo. Birashoboka cyane ko barakundana cyane ko twiga Butare igitanda cyararagaho batatu ntabwo yashobora kwemera ko uwabo ntabwo yashobora ko uwabo arara yangara cyangwa ajya muri geto z'icyarwa bakabyigana mpaka wacu we ngwino. Ni abantu rero ikijyanye no gukundana hagati yabo buriya ntakubeshye nyuma y'abanyamurenge nakurikiza abayisilamu muri community ziri mu Rwanda. Abanyamurenge nakurikiza abayisilamu nibo bantu ubona koko bari sudepe. Noneho wenda uko kubaho gutyo bigatuma naho basa naho ari nko kwiproteja banga kuvanga amaraso yabo n'abandi. Ibyo rero nabyo ni muri psychologie de masse nyine hari igihe society ivuga ngo turanzwe tuzirwanaho bakurira ko abayahudi buriya nabo nukuvuga ngo bo inter mariage barazemera ariko ushaka kuvuga nabo babaho nk'abantu banzwe n'isi yose. Urumva aricyo ikintu kibakukiramo bagakora gutyo. Noneho kuri ubuhamya bwa Esteri arabanza avuga ko umwana we arimo yandika ibitabo ari umuhanga cyane nta gitangaza kirimo. Izo ni inyungu za inter mariage. Fata umusore w'imurenge wanyoye amata kugeza nko ku myaka irenze 5 akarya ibintu byahinzwe mu butaka buri naturel butarimo imvaruganda babyumva. Akarya inyama z'inka itariye merase n'umutumba inka yarishije umukenke babyumva. Yego. Akamenya kuragira akaba yaragenze imisozi ashoye ibiki akagira niyo societe donc amaraso ye ukavanga noneho n'umukobwa w'umunyakigali Peyage wavukiye muri maternity uko abyivugira. Abo bantu bahuye ntibabyara umuhanga nicyo cyaba ari igitangaza babyumvise. Umunyamugi na wa wundi ugifite gakondo nta gitangaza. Rero ibyo biri mu nyungu za internet niyo mpamvu nawe bivuga yishimye cyane. Icya kabiri n'umusore uyu musore ngira ngo yavuze ngo na Alphonse nawe nkamushima ko atagumye muri ya ndayita ngo iki
kanyiti wenda nk'ikibuti kamyita ingoro batajya ndatukanye agasohoka muri ya ngoro y'iwabo ivuga ko kwivanga bitoroshye ntago bibujije 100%. Niyo mpamvu navuze ko ari nka 2% cyangwa nigashaka 5%. Ariko Alphonse abirengaho akundana n'umukobwa wo mu Kiyovu banasangira amazimano y'urukundo. Bamaze gukundana ajya kumwereka iwabo ni umuco. Agezeyo ango ati nakundanye n'umukobwa wo mu Rwanda mu Kiyovu baza ngo kureba mu kinyabupfura akajya mureba ngo none se ngo iwanyu ni hehe umuhana w'iwanyu ni uwuhe reka da nuko umukobwa amare kugenda nkurikije uko Esther abivuga amare kugenda batangiye kubwira umuhungu wabo bati wowe uriya muntu wazanye ni bwoko ki bavuga ngo ni ikintu uriya muntu ni wahehe bati yaragiye kubasaba inka zinyo zo kumukwa ngo baramubwira ngo gusibye n'inka zacu n'inyoni ntitwayigwa kada uretse guseka ibintu birakomeye. Noneho Nshima Alphonse aragaruka yemera ku breakinga ihame ry'iwabo araza barabana barishingira ibyo bita kubomboka. Yego babana b'abahanga babiri b'abahungu babyara ku buryo bwikurikiranyije. Ura mudamu wabivuga agira ati bahise bongera bateramo indi kuko abana bavutse umwe yavutse umwaka umwe ku itariki 5 z'ukwa 5 undi avuga kuri 7 z'ukwa 5 z'umwaka ukurikiyeho barutanwa umwaka umwe n'umunsi umwe. Icyo rero ndagishimira Alphonse kuko nibura buriya Esther nawe yakoze burya hari ubuhamya wabuza bufite icyo bushaka kuba bwakwigisha. Ubu dushaka kwakabaye twitega ba Alphonse barenze na ba Esther ariko muri mu muco wa Kinyarwanda ubundi mariage ijambo rya mbere rivugwa n'umuhungu siko Knowless yavuze mu muco w'iwacu kirazira ku mukobwa afati ya mbere ati uzatera intambwe imwe izindi nanjye nzazitera. Urumva intambwe ya mbere ni y'umuhungu. Ubu twakabaye ibyo Esther yavuze n'iki kiganiro nkoze kirafungura amarembo ngo n'abandi batinyuke nka Alphonse. Alphonse ntabwo yagiye ngo kwame muri rya hame ry'iwabo yaciye akagozi. Babyita ngo umusindi yarenza akarwa araza yibanira n'umugore. Ikindi shimaho Alphonse ariko hako ndamugaya ikindi shimaho Alphonse yazaga akabwira umugore we ibyo wabo bamubwiye ati iwacu ntibagukunda ariko ngenda gukunda twibanda ariko akaza akamubwira. Urumva bari bakundanye cyane pe. Iyaza kuba atamukunda yari guhita yumva iby'iwabo ati none se ko bambujije akabigira urwitwazo twacu ko bambujije. Ejo tuvuga kuri no ngingo ari umuntu umwe dukorana utarahuzaga nanjye kuri iki cy'amabanga. Hari abantu ndabizi batari bubyemere nkanjye ariko kumenera ibanga uwo mukundana nta gitangaza kirimo. Gusa we Marshal yaravugaga ati amabanga yose uvanye iwanyu ntago ari nko kuza kuyabwira umugore ati kubera ko hari igihe muri baramuba harabo mu byumva kimwe mwisangirira agacupa mutizanya amafaranga ati noneho ati wabwira ati umuntu yakubwira ngo barakwanga nawe ukabanga kandi harimo abo mutagira icyo mupfa. Yego ariko ngewe kubwanjye ndabishima ko nuza Alphonse yagerageje iby'iwabo bavuga ku mugore we akaza akabimubwira. Icya kabiri ntihandi nakubwiraga kuba uwo bamushakiye bwa mbere ngo bana namukoye yaramwanze urwo kwa Esther rwari cy'umurimo. Uwa kabiri aramwanga avuga ati uwo bari kumwe ubu ni wa gatatu. Ubwo muri make Alphonse ni nk'abagore bane yabagize nubwo wenda babandi yagiye yanga tutazi niba barabanye nawe ariko ari kuwa kane uwo yishakiye Esther babiri iwabo bamushakiye akabanga n'uwo yagezaho akemera. Uko gufata imitsina gutinda nuko yaragifite Esther mutima. Icya kabiri Alphonse yabwiye Esther umugambi utari mwiza ababyeyi be bari bafitiye urugo rwe. Baravuga ati tukujyane kwiga kugira ngo asige wa mugore.
Esther nawe akavuga ati none amashuri niyo azatugusha ruhabo. Kumbe Alphonse akavuga ati nubwo bari kuvuga ngo ngiye kwiga ni ukugira ngo nkute gende. Umugore birangira ageze ati ariko wagiye ukiga wa mugani. Agiye birarangiye. Ariko Alphonse a été franc. Erega ibi bintu nubwo tubivuga duhita ni ibintu byakabaye bivamo n'ibitabo. Nakunze Esther ko yazanye ubu buhamya. Ibi bintu biragize biri henshi. Imiryango yagiye itana kubera iki kintu cyo kuvuga ngo uwo si uwacu barebeye ku bintu byinshi. Yego. None reka ndebe icyo tumugaya. Icyo tumugaya. Nuko yemeye akagenda. Nuko yemeye byarangiye atsinzwe n'ababyeyi. Ntago wasiga urwo rwawe ngo nuko bakubwiye n'abana babiri noneho. Bose bari mu maboko ya Esther. Cyane. Azikubita agashyi agaruke amenya kandi urumva abana bamaze kuba bakuru. 20 yavuze 20 n'ingahera 22 muri 20 na wari mara umwana uri kurangiza kaminuza abari muri 20. So hanyuma rero isomo rikomeye impamvu ibi bintu nabyegereje umutima nuko inter mariage mbyite mu Kinyarwanda gushakashakanamo buriya harimo inyungu. Reka mpere kuri ntuza ku maraso gene. Ntabwo ari amaraso ayanga yatukura. Umwe afite gene runaka aje kuzivanga n'undi wa gene runaka, byanze bikunze muritega produit itandukanye n'ababandi bombi. Ya yindi Frère Spiriane yatubwiraga viwanyu nanjye mviwacu duhurira iwacu tubyara abacu batari abahariya batari n'abahariya. Abo rero tuzabyara bazaba bafite amaraso ya hariya n'aya hano. Sibyo? Yego. Icyo nicyo gituma benshi nta bushakashatsi nakoze baba n'abahanga cyane de grand génie no ku rwego rw'isi. Ku rwego rw'isi abantu benshi uzagenda wumva uhite wumva ngo nyina n'umunyagana hera kuri Obama. Ntabwo rero gusa n'abandi b'abahanga benshi abavuka ku Muyahudi n'Umudage, undi avuka ku Mufaransa n'Umusenegale gutyo. Bari abantu nakayikwamba. Uramwibuka? Ubona ukuntu azengereza Minafete wa Kinshasa. Fatira hariya n'abandi. Ubwo kandi bo nafashe ama extreme, ariko hano niyo nishaka mfate fata umunyagisenyi. Oya narigiye kuvuga ibindeba kandi sibyo. Fata umunyagisenyi washakanye n'umunyabutare. Aho hazavamo umuntu umukurikiranye. Nuko bitari byiza kubipromotinga mu magambo, ariko kubipromotinga mu bikorwa byo nta wantera ibuye. Umunyagisenyi wabyaranye n'umunyabutare, umwana uzavukamo azaba ari strong mu mubiri no mu mutwe. Noneho nitureba ibyoroshye nahere ku gikomeye, turebe noneho iyo ari strong mu mubiri no mu mutwe abasha guhangana n'impinduka tuvuge meme climatique. Niba Gisenyi ari mu makoro, Ibutare ari mu Runombe, urumva uwo mwana afite imbaraga mu mubiri no mu mutwe, kuko yavuye ku bantu babiri batandukanye cyane. Mu gihe iyo abantu begeranye kanagure mu muco umwana azavukana umuco uvanze Gisenyi na Butare. Sibyo? Abashe kwiyadabuta mu buzima, kuko hari ibyo abanyabutare baba bakora abanyagisenyi badakora, ariko bazavuka byombi abifite. Ubwo narivuze mu muco social byo noneho wahuje ni nko wahuje ama prefecture. Buri umuntu ubyuka akajya kurambagiza umuntu w'imbere y'irembo ry'iwabo, amazi banyoye namwe bahuriraga ku mugezi, banyoye amazi amwe, ibyera aho ngaho ni bimwe, igitoki cy'iwabo kimeze nk'icyaho nicyo yariye, imboga zaho ni zimwe. Ariko niba umuntu wakuriye wariye ibirayi agashakana n'uwariye imyumbati, urumva umuntu uzavamo
urabyumva kandi ni ntoza na habitude alimentaire nazo ziratandukana nazo ziradukora urabyumva ziradukora ndaga gutanga igero kuko abantu benshi barahari bavuka muri ubwo buryo kandi iyo ugiye neza ugenda ubibona niyo mpamvu nafashe ku rwego rw'isi kuko mbyegereje hino byagira noneho abo bantu ubundi isi ni isi wenda nireke kubipromotinga community zireke kubipromotinga nubwo ari byiza ariko no kubyamagana bibe bibujijwe ariko ngiye mfite ubushobozi nabipromotinga ahubwo najyana nahemba none nkanakurikirana babana bavuka muri ubwo buryo bafite imbaraga kurusha uwavutse kuri babandi bavoma banyoye amazi amwe banyoye amazi amwe bavomye ku ivomo rimwe inka zabo zarishije igishanga kimwe urabyumva boze mu mugezi umwe urabyumva mu muco wabo amasaha yo kubyuka namwe mu muco wabo bashingira kimwe barya bimwe uzavuka ntawe azabataniye nabo urumva abantu bino bintu babyumve simvuze ngo hazagira undi ujya kuri mikoro abipromotinga ariko ababyamagana bo twakabaye tugira n'ahantu tubasabira ibihano yego hybridation human hybridation niko umuntu yayita hybridation humaine kuvanga iyo ukurikiranye ku rwego rw'isi no mu Rwanda gusa usanga abantu bavutse kuri ubwo buryo bafite ubuzima bwihariye ari resistance y'umubiri ari uburyo bwo kwakira ibintu ari iyo mico ari uko kubana uribaza ufite urumva umuntu w'Ibutare afite babyara be ku Gisenyi ari byiza cyane ntabwo ari ngombwa ngo umubyara wawe ngo ni kuri kara gasozi turebana gutese nubwo bushuti bo bari bwiza yego nyine mwamwagutse kuko ushobora kujya gusura abo ab'igisenyi babyara bawe b'igisenyi ukahurira n'abandi b'impande nabo cyane waguye umuryango noneho abantu bajyanye n'ibyo gukemura amakibirane cyangwa abantu bize bene ibyo bintu abantu bavutse kuri buno buryo they are unifiers aba nibo bakunga imiryango ubundi uyu mwana wavutse gutya azajya gukemura ikimbirane ry'Ibutare n'iry'Igisenyi arikemure urabyumva ndabyumva kandi ahubwo bo nibahangana azajya hagati kuko hombi ni iwabo cyane ayinya they are unifiers ahandi barabazamura naguha urugero rwa Obama ndanarebye neza nasanga na ba Einstein ari uko ni benshi babaye ibihangange kubera uko kuvanga amaraso au contraire kwironda kwironda scientifiquement bitera faiblesse y'umubiri harabajya bitangwa amacugane nkuko utarongora mushiki wawe nta rindi hano ririmo nuko mutabyara ikizima abyuvize nese ni hazari kuko uvanza amaraso ya so na nyoko uyavanze na so na nyoko nanone hazavamo ikizi none bigire bigari ni uraza kugera kuri rya vomo mwanywereye amazi mugere kuri wa mukenke inka zanyu zarishije mukazinywera amata mwembi nta no mufite kuri ka gatoki mwariye kose intoki zanyu ziregera byose ni bimwe ni ibintu bimwe oya nkaho ibyo bidahagije abantu baturanye burya abana iyo baturanye umwana arya mu rugo ashaka aho bihiye kare ni harya mwariye inkono imwe mwanyoye amazi amwe mwanyoye amata y'inka zarishije hamwe zanashotse iriba rimwe ibyo scientifiquement ubirebye ushobora gusanga ahubwo byo ari nk'ishyano
nk'uko umuntu atashaka aha voilà kuki iyo tugiye gusezerana gushyingirwa batubaza ibisekuru so kugira batasanga hari aho ari isano dufitanye aha none se uwo muntu uri uhiga yasanze rihari ntiyaba akibashyingiye so nuvuga ngo noneho biri prise avantage ku bantu batandukanye muri ya masano kure sibyo yego ibyo rero abantu batarebye neza ubwo nahereye nkwereka ngo birakomeretsa abana murapanga umushinga mwawugeza ku babyeyi ngo reka si uwacu murapanga umushinga mwawugeza pastor ati adasengera hano ntibishoboka cyangwa padiri cyangwa mufti mukomerekeje abana ariko mwimye n'igihugu amaboko akomeye pe interi mariage bisigaye ni ibya mintu bumwe izabyikorera interi mariage ifite inyungu kurusha kwironda ngo tuzashaka abavuka ku gasozi k'iwacu abo muri ninuza mu bwoko bw'iwacu abo no harimo inyungu nyinshi kurusha ibihombo ntabwo navuga icya mbere cyo nta gihamya z'uko gatanya ziba nyinshi ziba zatewe n'ibyo n'abashakanye bariganye cyangwa baturanye n'ababyara bagira gatanya nkakunda nanone urubyiruko n'abandi bantu bafata imitsina bavuga ko ngo nta bukwe butaha butagezwe intorezo ariko kera umusizi ntabwo nibuka izina rye ariko yaravuze ngo inkingi z'urukundo inkingi z'urukundo ntizinyeganyezwa n'umuyaga udaturutse mu mitima y'abazishinze ni ukuvuga ngo ndabwira urubyiruko ngo bajye bafata imitsina urugo ugiye gushinga n'urwawe ntabwo ari urw'ababyeyi niba kwima inkwano ugiye kwasohoka uvuga uti ndacyazishaka ariko niba mwabipanze bikuzura nta wundi muntu wemerewe ndaguha ingero ubundi wihagararaho ukarushinga barupinga bamwe bakazagera bakakugarukira cyangwa batanakugarukira ugashaka izindi nshuti hari kesi nigeze kujyamo i Rwamagana ntago nari njyanywe na interi mariage nari njyanywe n'abantu abavandimwe bashwanaga bapfa isambu y'ababyeyi ariko nkurikiranye ndi gutera imetero muri iyo sambu ko nayizengurutse nka 3 yego nza gusanga harimo mubyara wabo uwo mubyara wabo ni Rwamagana hari utaragera mu mujyi uwo mubyara wabo akayera ashatse nawe umukobwa w'Inyamirambo babyarana kabiri ariko babyarana kabiri imiryango ikomeza ibwira wa muhungu atari kubite byawe mu bicuri mu biki birangira bamushakiye visa ajya muri Amerika bamutandukanya na wa wundi kobwa w'Inyamirambo bari babyaranye kabiri bamushyingira mubyara we manza wari muri Kigali ataragenda hanze ariko andi makuru bampaye wa muhungu uri muri Amerika yaje abanza Inyamirambo anza kurugwe rwenyine afashe imitsina abanza kurugorwa bamusenyeye mu buryo buri social ariko ku mutima aracyari kumwe na wa wundi abanza Inyamirambo agafata umugore w'Inyamirambo akamujyana gusura abandi bavandimwe bakure noneho yakamugarura yamugeza mu rugo akabona gufata wa wundi bamushyingiye akamujyana mu bamushyingiye izo ni ingaruka z'uko abantu baba batahaye uburenganzira umuntu urugo ni urwanda ubundi n'urw'abandi babiri ariko ni umuryango uba ugomba kwagukana burabumva ntabwo byatuma usenya cyangwa ngo uve kwizima amuversore mvuze ibintu biremereye samuhawu ariko nta birenze ubuzima tuba turimo so ni ukuvuga ngo kino kiganiro twize BMI twiga rogre za Compaore twifashishije rya somo rya wa mucuruzi w'inkoko ubuzima bw'ikinyoma uyu mucuruzi w'inkoko niba atacyunamye muri konjerateri yahagaritse kuzicuruza ajya mu bindi none ntago yakongera
dufite abantu benshi abaho gutyo ejo bundi akantu kamwe kagahita kamutesha ishema kubera iki yubatse ubuzima bw'ikinyoma abantu barabishima bamwe bakoma amashyi bagira gute ariko courage abakiri inyuma nizere ko kwanza mu bakiri bato nta bigihari ikibazo barabiterwa n'ababyeyi n'amadini yego naho ubundi urubyiruko dufite nonaha ubona ko ibyo bintu batakabaye babigenderamo kandi baba bagerageje bakakumirwa nabo bitwa ko ari bakuru mfite n'ingero nyinshi cyane nawe urazifite cyane nk'ebyiri kanjye wowe kwitanga nawe byakubayeho se oya ikibazo urabivuga madamu nareba ikiganiro oya byo sinabivuga ariko ngewe byarabaye mfite n'abandi benshi undi iyo byagenze bite se undi nawe baranze bati byarabaye se urarekera cyangwa ufata imitsina ufashe imitsina ngewe abandi bo byagiye byanga ati mu rugo bavuze ibi buriya nanjye nuko naciye iruhande mba nanga kubyegereza ikiganiro hari umuhungu duherutse kuzana hano wari wicaye aho ngaho nawe ni inkomere yabyo nawe yabikomerekeyemo we ni amadini ni idini yari umukatolike akundana n'umukobwa wo mu rindi dini idini ry'uwo mukobwa aravuga ati reka uriya muhungu wari wicaye aho ngaho ndamureba inshuti wanjye so n'abandi so Esther vraiment warakoze utubye mbona icyigisho kinagoye ikigoye buriya bakigishaga ndi kugenda nyumva neza cyane ngewe nagendaga nyumva so n'abandi rero dusuze ababashije gufata imitsina nka Elise n'abandi dusuhuze ababashije hari n'abari kubona ibyo izo nyungu ndi kuvuga bari kubibona akabati kandi koko tuzi ko akana karuko ubona ukuntu umwana wabo atera ishoti atubona ukuntu umwana wabo ari umuhanga atubona ukuntu umwana wabo yiyadabuta mu mico yose kubera iki wavuye iwanyu nanjye mvi iwacu duhurira iwacu umwana uzamukiye afite za mpande zose yego ariko ushatse ku gasozi iyo ushatse mu muryango wanyu ugashaka ku gasozi kanyu nibyo ngibyo rero mwakoze cyane mwana ndagushimiye ku kiganiro cyiza uduhaye iki cyigisho ni cyiza cyane nababaye cyane kuba nageze mu rugo ntangira gutekereza ngo hano nategura ikiganiro cyanjye hari hagihari yego urakoze cyane Esther vraiment ngewe buriya buzima bwa Esther na Rufonsi bwavamo igitabo ahubwo na Rufonsi azageraho nawe yirekure atubwire we uko yiyumva uko yisanze mu maboko y'abandi bagore yashakiwe n'umuryango agasiga uwo yishakiye uko aba bana babayeho imibanire yabo na se urabyumva ikindi abantu bagomba kugira aho bakatura uyu mugore ni umuvugabutumwa avuga ko yabaye umurokore ariko akajya muri ya mateka yatari meza ko yishingiye nta birenze on ne juge pas l'histoire on la constate iyo ni principe Gamaliel yajyaga twigisha Gamaliel muzehe Gamaliel Mbonimana yiteranwa na wa wundi wari umudepite ariko uriya umudepite we n'umwana ndavuga muzehe umunyagisagara w'inzobe yatwaga on ne juge pas l'histoire on la constate amateka yari umudepite nawe n'inzobe oya ntabwo ari inzobe oya ntabwo ari inzobe nk'iya Gamaliel nduga okay iya Gamaliel iraka nuvuga ngo iyo avuze principe uvuga on ne juge pas l'histoire on la constate amateka nta aguma ari yayandi ntahinduka ahubwo aberaho kwigisha urayakira ariko ukagira ukavomamo inyigisho Esther nicyo yadukoreye yarabyakiriye kuba yarishingiye se byatuma atabwiriza abantu bagafashwa kandi barafashwa kandi ibyo byari bigezweho ntiyari umurokore neza bari abarokore bose ntibagiye bava ahantu nk'aho voilà natwe twese twavuye na bose babireba nawe ndamukundi yavuga amateka natwe twese twaciye benaho twambaye ibirenge twavomye mu gishanga twanyweye amazi adatetse twarakubiswe twakererewe umuntu wese ku mateka ye ntacyo uhinduraho iyo utangiye kuyashepinga ni hahandi utangiye kubaho ubuzima bw'ikinyoma ukibera nka wa mucuruzi w'inkoko
ejo bundi bakagufatira mu ntoryi mu murima w'intoryi ukamera nk'wa mucuruzi w'inkoko agahita yunama muri kontinate. Please nta birenze aho umuntu yanyuze naho ibyo wize nibyo, aho wize naho, abarimu bawe ntubahindura, byabaze kuba amateka. Constate ayo mateka, ahubwo yigisha iki, niki cyakosoka. Haje gahunda yo kwambara inkweto mu gihugu cyose, twe twiga mu ishuri habaga arimo nka babiri bazambaye batwogoshesha urwembe, haje tondeze, none se arutarogoshesheje urwembe. Ayo ni amateka, ntacyo wayahinduraho, tuyakira uko ari, ahubwo akadufasha mu gukora ubuzima bwa none n'ahazaza. Ariko byose bituruka ku mateka. Umuhanda neze iyi Gisozi nyahoze ari igihuru, unuvuga umuntu uri kuri no kabiri azavuga rero ko ihamaze imyaka 10 cyangwa 30 ishwe. So ni ibyo ngibyo, ibyo rero ntacyo ntunyeganyezaho ku mateka, ntacyo unyeganyezaho. Iyo ugize icyo unyeganyezaho cyangwa ukeditinga, bigeraho bikagaruka, ni bwa buzima bw'ikinyoma kandi bikagira ingaruka, ni bwa buzima bw'ikinyoma. So este wakoze cyane rwose, dore utumye mbona content, uzampena nimero za Rufonsi nzamusura tugirana ikiganiro. Iyi ntambara nawe buri yaravunitse Esther kuba bivuze ubu, umwana ageze muri memoire, baransenze, baranyanze, umugabo barantaye, ariko kubera abana babaze gukura nawe kandi mu kazi arimo kwivuga butumwa, ubuhamya bwe burafasha benshi. Yego, dukeneye ba Rufonsi bavuka nyuma y'ubuhamya bwa Esther, dukeneye kandi ko abantu bahinduka, ntakagira umuntu wivanga mu rukundo rw'abantu. Umuryango baba bagiye gushinga n'uwabo, mubafashe cyangwa murorere. Iyo abo babiri bamaze kubyemeranya, urugo ruba rwabayeho. yego. Societe yacu yemera mariage 3. Uruzizi mariage social ni yo gukocora cyangwa kubomboka, wa mugani wa Esther. Civile ku murenge na horijiye mu idini. Izo zose turazemera, kuko uwakocoye ntago bamufunga, nta nubwo bamuca mu muryango, baramusura akitegura akazabikora bishatse, tanabishaka kabireka. Bitwaye iki? Wenda mu mategeko iyo habaye ikibazo niho biteza ikibazo, ariko normal ashobora kugeraho nyuma akajya mu murenge. Kera kaba yamaze kubyara nk'abana 3, akajya mu kiliziya akabitwereka, akatubagira inkoko tukirira. Yego. Asante. Ndagushimiye cyane mwari. Asante. Yego, n'abakunzi ba KOP mwese turabashimiye ku kiganiro cyiza mwarimu waduhaye. Iki kigisho ni cyiza cyane, mukirebe mugisangize n'abandi, hari icyo kiri buze kubamarira.